umukobwa niba gushoramo amafaranga uwo mukobwa bagukunda bya nyabyo. Bino bintu ngiye kuvuga na abantu bake turi bubyemeranyeho, ariko nanone reka uku kuri ukumve neza. Abakobwa benshi n'abagore cyangwa se igitsina gore baregistrakitinga, bo ntabwo bemvestinga, mbese bo baba bashaka gufata ntabwo bashaka gutanga. Niba uri umukobwa ukaba ugeze kuri iyi video bugiye, hari ibintu nshaka kwibwirira abahungu ahangaha. Umukobwa cyangwa umugore ugukunda bya nyabyo aragushoramo, apana mu buryo bw'amarangamutima, ahubwo mu buryo buri financial. Icyo ndi kuvuga, akoresha amafaranga ye bwite akayaguspendingaho. Mu rukundo rwanyu rurimo nyine ashoramo amafaranga mu buryo uburyo bw'amafaranga nibwo ndimo kuvuga. Hahandi ibintu byose bikenewe relationship yanyu ahakenewe amafaranga, umukobwa agashyiramo amafaranga. Ibyo ngibyo ni ibintu bidasanzwe, kubera ko abakobwa n'abagore benshi bo baba bashaka ahubwo guhabwa. Abenshi baba bashaka ko ari wowe wishyura buri kintu icyo ari cyo cyose, mu gihe bo nta kintu na kimwe batanga. Umutungo wawe n'amafaranga yawe bayabona nk'ayabo, mbese ibyo ufite bakabifata nk'aho ari ibyabo. Ariko umukobwa ugukunda cyangwa umugore ugukunda, amafaranga ye ayagushoraho, akishyura ibintu ibyo ari byo byose, cyangwa se bimwe mu byo mukeneye. Niba mwasohotse akishyura amafagitire, utuntu ukeneye mu rugo akakugurira impano, ibyo bintu byose akabikora. Uko kugushoramo amafaranga kw'igitsina gore cyangwa se k'umukobwa cyangwa umugore bigaragaza urukundo rwa nyarwo, kubera ko mu buzima busanzwe abagore n'abakobwa bari hypergamous, mbese bakurura bishyira. Abasore benshi bino bintu ndimo kuvuga n'abagabo ntabwo barabye experiencinga mu buzima ngo bahure nabyo. Abenshi mwateretanye n'abakobwa cyangwa se abagore bo biteze ko nyine ari mwebwe mubahereza, mwishyura ibintu ibyo ari byo byose, mubahereza ibyo bakeneye byose. Mwateretanye n'abakobwa babona ko nyine kwishyura ari akazi k'umuntu w'umugabo, mu gihe amafaranga yabo bo ubwabo agomba gukomeza kuba arinzwe. Ariko twese tubiziranyeho neza cyane ko bene abo ngabo bo baba batagukunda, ahubwo baba bakunda ibyo bakwitezeho n'ibyo bagushakaho. Mbese baba barimo kugukoresha nk'aho uri umutungo kamere. Icyo gihe iyo umutungo wawe ushize cyangwa se ugiye, bene abo ngabo nabo bahita bacaho bakagenda. Ariko umukobwa ugushoraho amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, uwo nguwo aba afite urukundo ruri genuine, ruvuye ku mutima, ndetse ahubwo uwo mukobwa cyangwa se umugore aba ari n'igishoro ahubwo we ubwe. Bityo rero nuhura n'umukobwa mugiye gukundana cyangwa se umugore wawe akaba agushoraho amafaranga muri ubwo buryo, uwo nguwo ntukajye umushidikanyaho, aba agukunda bya nyabyo, nta kindi kintu agukurikiyeho. Kanda ku ibuto ya follow kuko ndaje.